bakristo turagenda twegera umunsi mukuru wa Noheli, bivuga ko urugendo rwacu turagenda turugana ku musozo. Amasomo rero ya none aratwereka ko Noheli ari Imana ubwayo yinjiye mu buzima bwa muntu, mu mutima we, mu rugo rwe, mu bye, mu mateka ye, nta na kimwe mwitandukanyijeho uretse icyaha. Ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo rw'Imana itugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Amasomo matagatifu kandi kuri iki cyumweru aratwereka ko Imana itayobora ibintu ikurikije igenamigambi ryacu. Si twe dukorera gahunda Imana ngo yo ibitegetswe kuri kuyinjiramo, ahubwo dusabwa kwemera icyo Imana idushakaho mu mugambi idufitiye wo kudukiza. Mu isomo rya mbere twumvise usangamo ibihe by'ubwoba n'amarembera y'umwamakazi n'ingoma ya Dawudi biturutse ku bandi bami bashakaga kwigarurira igihugu cya Yudeya. Imirongo ibanziriza iyi twumvise ubona ko mu gihe umwami witwa Akazi yaraganje kuri Yudeya, ingoma ikomoka kuri Dawudi yasaga naho iri mu marembera. Ibwami hari ubwoba bwinshi, ariko nyamara isezerano uhoraho yari yaragiriye umuryango we ryahamyaga ko ingoma ya Dawudi izayobora ubuziraherezo. Yagombaga kugeza umuryango wose ku ivuka ry'Umukiza. Muri iyo myaka y'amage n'imidugararo, amahanga yari aturanye na Yudeya yendaga kuyitera no kuyitsiratsiza. Uhoraho Imana ishobora byose yibukije Akazi ko isezerano ryayo ritazacibwamo. Akazi uwo yabonaga byamukomeranye, kandi nta n'umwana yari yakagize washoboraga kuzamusimbura. Rasoni umwami wa Aramu na Peka umwami wa Isirayeli bateye Yerusalemu bagamije kuyigarurira. Abo mu muryango wa Dawudi babimenye bakuka umutima, barahahamuka rwose. Uhoraho yabakomeyeho atumiza guhumuriza Akazi agira ati, humura, witinya kandi ntugire ubwoba. Wihagarika umutima kubera buriya busabusa bw'amafumba abiri acumbeka, cyangwa se uburakari bwa Rasoni umwami wa Aramu na mwene Remayihu. Iryo jambo ryakomeje Akazi, ariko Rasoni ntiyagiraga isoni. Yagambanye na Peka umwami wa Isirayeli, buzuza inama yabo mbi bati, tuzamuke dutere igihugu cya Yuda, tubakure umutima tukinjiremo maze tukigarurire, twimike Tebeyeli ahabera umwami. Iyo twumva ayo makimbirane yo mu bihe bya kera cyane, dutangara tugira tuti, burya inyoko muntu uwayiroze ntiyakarabye. Na n'ubu amahanga aracyashyamirana, akarwana, agatikiza inzirakarengane zitabarika. Nyamara Uhoraho akoresheje abahanuzi be akomeza kuburira abagome ko ibyo bakora bitazagira icyiza bibagezaho. Abahanuzi babwiriza bose ko bagomba kureka imigambi mibisha yabo, mbese nk'uko Izayi yagize icyo asubiza acubye umugambi wa Rasoni na Peka ati, nyamara Nyagasani Imana avuze atya, ibyo ntibiteze guhama, ntibizigera bibaho. Nimudakomera ku Mana ntimuzakomera.
guhumuriza akazi burundu yabivuze muri aya magambo: dore ngaha umwari asamye inda akazabyara umuhungu, maze akazamwita Emanuweli. Ariko nk'uko tubizi, isezerano rya kera ryuzurizwa mu isezerano rishya. Uhoraho yashakiraga umuryango ubutabera, urukundo n'amahoro. Ikimenyetso yagaragarije umwamakazi cyagombaga no kuzagaragara mu isezerano rishya, ryo ndunduro y'ineza Imana yasesekaje ku bantu bayo. Nibyo ivanjiri twumvise itubwira ko umucunguzi dutegereje yitwa Emanuweli, ari byo kuvuga ngo Imana turi kumwe. Ivanjiri kandi yatubwiye ngo ibyo byose byabereye kugira ngo huzuzwe ibyo Nyagasani yavugishije umuhanuzi byerekeye umukobwa w'isugi wari ugiye kubyara umwana w'umuhungu, maze akitwa Emanuweli. Ibya Izayi na Akazi byavuzwe hasigaye imyaka nka 700 ngo isezerano ry'Imana ryuzuzwe mu ivuka ry'umwana wayo Yezu Kristo. Nuko rero byujujwe mu mateka ya Yosefu na Mariya, biteguraga kubana, ariko Mariya agasama ari isugi. Imana muri twe yanyuze mu nda y'isugi Bikira Mariya. Za ntambara Rasoni yashoje kuri Akazi, nyamara agatsindwa. Ya mahoro make yateje, rwa rukundo mu bantu yononnye, ariko nyine agatsindwa. Byose bidushushanyiriza ko igihe cyageze kugira ngo Umukiza muri twe abe ari we utwereka icyerekezo nyacyo cy'ubuzima. Yezu wavutse ku bwa Roho Mutagatifu niwe uzagenga amahanga yose. Abazamwumvira bazagira amahoro, urukundo n'ubutabera bimukomokaho. Abazamusuzugura bazihimbira amayira y'ibinyoma n'ubukocamyi bizabagusha ruhabo. Niyo mpamvu muri iyi si ibimenyetso by'ijwi ry'Imana ituma abahanuzi bikomeje kuba byinshi. Hari icyizere ko abantu bazagenda biyemeza kureka ubugome n'ubugomeramana byabo, bakagira amahoro, bagatanga ihumure, bityo bakazabona Imana. Yezu akazabagororera mu ngoma ye izahoraho iteka. Abagize amahirwe bakabatizwa mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, twatoreye kuba intumwa z'ukuri z'inkuru nziza y'umukiro. Pawulo intumwa yaduhaye ubuhamya bwe mu isomo rya 2. Yasomye ibyanditswe n'ibyavuzwe n'abahanuzi, yiyumvisha ko Imana yateguje abantu ku buryo buhagije. Igihe turimo n'icyo kwemera umwana wayo no kwamamaza inkuru nziza ye. Dore icyo duhamagariwe kwamamaza, ducyaha ibihabanye nacyo. Ni ukubwira abantu bose ubutitsa tuti: nimugire ineza n'amahoro bituruka ku Mana umubyeyi wacu no kuri Nyagasani Yezu Kristo. Pawulo intumwa, aho ahindukiye intumwa ya Kristo, yamaze ubuzima bwe bwose ahamagarira abantu bose kwemera Yezu Kristo, gukurikiza inyigisho zose zituganisha mu ijuru, no kuburira abantu ngo batazabura byose nk'ingata imennye. Ukubahamagarira gushaka amahoro no kuyabiba, birinda kumena amaraso ya mwene muntu. Natwe bakristo bavandimwe, Yezu Kristo Umukiza dutegereje nicyo ngicyo dusaba mu buzima bwacu bwa gikristo. Bakristo bavandimwe, twitegure neza Noheli
twiyemeza kwakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwacu. Dukomeze kureba ibimenyetso bituyobora mu mizero y'ukuri n'amahoro. Bikira Mariya, wowe wamenye kwakira neza Umucunguzi kandi akamushyikiriza isi yacu, nadutoze natwe kwitegura neza uyu munsi mukuru w'agatangaza. Ntituzawuhimbaze ku buryo bw'imihango itagira ikidusigira, ahubwo tuzatinde cyane ku kimenyetso kiruta ikindi cy'urukundo Imana yadukunze, bikaba byaragaragariye bidasubirwaho muri Yezu Kristo wigize umuntu ngo abane natwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Nimuhaguruke twamamaze ukwemera kwacu. Nemera kw'Imana rimwe